Ndi papa SAVA. Hasi ndinda. Wakwisize ukajya ku ishuri. Cyangwa ntago zo ukurwanya ngo amasaha ngo yikigiye ngo ari huta. Kwari bwo tugitangira se. Aba amasaha yakihuta ariko tugitangira. Karabe. Uzi ko buriyo iyo tugiye no gutangira. Tutagita tujya mu masomo. Mujyahe. Nyine hari igihe tuba dusuhuzanya n'abandi bana. Mugaherera muri ibyo rero yegumvire hano. Niba nta somo muri amasomo mufite so wagumye hano tugafatanya nazira mboga twahoza tuvuga ngo turaza abandi bana kuzuhira ukazuhira nyine. Uza abandi bana bambuze. Sha bambuze wajya kubabona ukabona hano bose. Uzi ukuntu bankunda. Ni wese njye numva hari abandi babita baduwaye. Duwaye? Ni we batoye? Mwarimu wanjye hari n'undi yarambwiye ngo kubera mbarusha ubwenge hari igihe azangira umuyobozi. Sinabaye mu bihanga, sinazanye amanota meza. Guys, 42. Si benshi. Uzi ko ariko ahubwo ndimbibona wawe wa 37 mu bana 41. Ahubwo se bari abana bakugiye inyuma bo buriya nabahe. Amagare naye kujya imbere y'abana we. Ese umwana witwa Ramazani yawe nyanga. Iyo bakujya imbere y'abana. Nana ndimbuye babagiriye reka nkubwire ndimba abantu byarambabaje 37. Ese ubwo barahamagaraga ku murongo kwa kundi ngo uwa mbere wa kabiri nawe ujyaho. Maze nge nashaka kujya inyuma. Ramazani wakangaye. Ramazani. Reka ndakuguca intege raka. Ramazani uzo yabaye. Yabaye. Imwe. Kabiri. Gatatu. Ubwo no kubarira gutya. 10. N'umunani. Ntiwumva. 18. Warangiza sibyo nyakubwanira Ramazani arakoshya. Gute? Reba umuntu wabaye wa 18 ukaba 37. Cya gicucu nyene cyabaye cya 18 subwo 18 n'itatu karindwi kanini naka. Aho ni mu nyumve. Ndimba nuko bari myanya. Uri mu mwanya mutoya ni wabaye umuhanga. Rase uwa mbere n'uwa 50 ubwo umwishi wakoze neza n'uwo. N'ufite menshi. Ufite menshi amakize. Tandukanye imyanya n'amanota. Nose ko aba 37 ukagira 42 Ramazani akaba 18 ubwo bibwira ko atayize muri za 30 cyangwa 70 na. Nese ubwo muhanga ninde? Ninje. Akora amana yo abantu barigisha pe. Ubwo nukubara. None se. Ubwo barahamagaye nawe uje ku murongo ho kumva nawe wagakoze. Nese nge nyine bahamagaye nyuma. Ndimba isiga ugende. Isiga uje ku ishuri. Ariko niba ari ko kukibara ufite ikibazo. Wajya ukishizeho umwete ariko ntubona ko n'abana baguseka uko ndimba. Abana bawe nubwo banze kuguseka kubera ko ari abawe bya bindi byo kubaha papa. Wagira ngo buriya ntiwasetswe. Naho ariko arebe n'ubwo utankunda amariko. Ibikisa nagukorera. Nubwo wanyitayeho. Kandi buri nyitayeho shana nakiyongeza. Ubwo ubugira ngo uheke, uja kujya ku ishuri nguhetse. None se ngo urebe ukuntu ubu abandi bana wenda buri bafite reba urabizi ko ntikora mu mugongo. Ubuso amavuta ntuwansize no mu mugongo. Gaho nyumvira. Ubwo se nibyo byiza kugusiga amavuta hanga mu mugongo nakwa kundi ubugenda wihuta. Ubwo icyo cyerekeje urumva bitakwanduza n'ishati. Gute se amavuta yabagiye mu mugongo ukwishati umva ishati yazisa gute. Wasizaho igikotoro. Hari cyose ntaba habobereye. Hause ndi buranze wigize uruhinja pe. Ereguraje unambwire ngo ngiye ngushyira mu ibase nkoze. No mu mugongo se ubona bitangora kukorayo. Iyo twajyanye muri douche ubona ntakubwira ngo nese ngutsirita washaka gusiga igikotoro mu mugongo bigende bite buryo wumva natakazi kanyunje gusiga mu mugongo aburiye ayisiga ni karibu ye ariko burizi ko ariko abandi bana baherekeza nawe washaka kubaherekeza ku muhanda aho bategera imodoka ibyo arubwo mba nagize mba nabigusabye ushaka kuzanguherekeza rero nkakugeza ku muhanda nyine nk'abandi mwiriwe mwiriwe se papa SAVA niwo nagiye hariya nagira ngo
muri mu nzu wa muntu ibiganiro by'umunyeshuri ahangaha nabyo ntibituma numva muraho neza papa sava murejeje aha wahora n'ikira papa sava mukabanda bimeze neza da ni amahoro ndimba wamushakiye agatebe se akicara akatubwira amagenzi ndumva harakorera nashyize hafi aho ngaho muri korodoro cyangwa mu cyumba cy'abana ni amahoro se ni amahoro mama sava ari aho arabaganyikira yabuzera amaze iminsi mu bya bene wabo ariko iyo mbuto ni nziza rwose wabibonye mfite ibigori byiza rwose ahubwo ndaza kubohereza ibyo kotsa mugani mbere abana baje mu biruhuko sinabohereje mbese ugira ngo umuntu no kujya kwicara ukayangwa afitemo uruzeti inyuma iyo ubwo nyine ntugikora siporo kandi kera wajya kubasha ndayikora nuko muri iyi minsi ari ahantu nazamukaga hasigaye hanyerera kubera imvura ewe ndabona n'icyondo ari cyose ndimba wo kwisiza ukajya ku ishuri ese ubwo wariga yasanga ko mbona ari azi umuntu yisiga yambaye ndimba none so akisiga utambaye si kugira ngo nihute none se ntabwo ushobora kubanza ngo wisige hanyuma wambara ugende ubukerere wavuga kuri gukora iki uzajya ubasha kuyimesara simbona ari igikotora ni igikotora ariko umva ayoga kandi yambaye atarubwa bagira rye azamunana n'amakabutura wakererwa se uzigenda here mbwa ntiyagiye kwiga akajya azana amagambo menshi rero umuntu w'umugabo umbwira ngo simufata nk'abandi bana ngo simuherekeza ku muhanda ngo abandi bana bo ngo baba bari no mu mabisi sibyo rata papa sava urumva nasara bisi suko ari hafi ariko ubutaha nzajya kwiga kuri nanjye ngenda muri bisi umugabo ukimbwira yabaye ese weretse koci wawe uyo wabonye yabaye wa 37 nabizi mu bana 41 sinagerageje ko none ngo ngo Ramazani niwe muswa kubera ko yabaye wa 18 Ramazani ibyo turaza kubiganiraho ko ahubwo se Margo ubu rero ubona amagenzi yose nimwe nashakaga cyane ndimba tese kusanza agiye oya niyo yari kuba yagiye yari gukemura icyo kibazo iba nanjye nagikemura nti wangenje ute jewe se nakugenje nte kubijyanye n'iki usari ikintu mperutse nijye uri kubwira cyane ndimba ikintu uherutse kubijyanye nase muryoherwa da murakoze cyane mwandimba ko tunywa twenyine se wayangiye nta kibazo ibintu byo kunywa nsigaye ngira nkabigabanya yaba imitobe yose numva sinzi uko bibaye mu mubiri byaba akasembuye umva umutwe uhise ushaka gutakara suko basaza nuko umuntu agenda arenga nukuza kwimura ahubwo inturo da umuntu akajya agenda atura yegera ahantu handi batubika byitera igihe cyazagera ukagwamo utaruhisha abandi biba ari ibiganiro mwese intangiriro z'umwaka zagenze neza ewe biraho da barabivuze bamwe ngo mwarakaranze rubanda yewe ariko wabona ngo ni mwaba ese mwebwe kuki mutadutumira yewe ntabwo nabura gushima Imana ariko nyine ntibyari bimeze neza urumva nyine akaboko ariko karaboneka ariko nyine ubugenda unateganya udufaranga tw'abanyeshuri ari kugira ngo iyi myaka isoza umwaka igatangira undi n'abanyeshuri bagahita batangira ni nko kuva kubyina gutyo ukabyina ugahita utsikira cyangwa ugacana amakara ugahita umenamo amazi nuko byagenze ariko se ko kuvuga ari ugutaruka ntabwo ariko ngo umwaka ntabwo mwawusoje neza oya hano byari bimeze neza ahubwo mu baturanyi habaye ikibazo biguruka gutya ariko nihitira bari baje vuba bari baje vuba rero domiri na kayite si bya ubu ngubu urubanza rurejo kuwa kangahe kuwa gatanu ntabwo uzi ko byagenze se urumva nabyumvise igushuka urumva nyine nk'uko wavugaga iby'akaboga nyine ubwo ngo bahashye akaboga ko mu rugo baritunganya n'abana baba baragatunganya neza bararya bagira bati
ariko hakaba hari n'agacupa barenzaho urumva yuko ibintu mu rugo byari bimeze neza noneho ngo ariko rero Damira ati rero madamu wanjye Kayite sinkunda urabyumva ntabwo uyu munsi byarangirira mu rugo ati ukarabe umere neza ati nkujyana ahantu umugore ati se kunjyana ahantu uko turiye ko tunyweye nk'ibyo bintu ubu ntunguje ko nari narapanze n'abandi bagore bagenzi banjye hari ahantu twashakaga kujya oya wimureba cyane niba ari amasomo niba wamuraje ku nkeke rega wa muntu imodoka z'ubu gukanika sako kanya urakanika pop igacika ugakanika iki byose wamugane ugashyira amavuta muri moteri ukanakora vidange umuntu aba ananiwe nuko twisubirire ku ntama yacu nuko umugore ati nanjye mfite akazi kanjye urumva ati hari abandi badamu twari twapanze kandi twabipanze kera ko tuzasohoka uyu munsi kandi narabikubajije ukajya umbwira ngo nta kintu ufite rero wituma ngawa mu bandi umugabo ati siko mbashaka kugukorera akantu kagutunguye ka surprise umugore ati rero turabana pe kugeza ubu nta kintu ukwiye kumisha wakanambwiye uti nateguye ibi ngibi nkakubwira ngo tuziyakira gutya kaniko karyoshya kaniko gutya hano ariko kandi nibyo ati ubwo rero iby'uwo munsi tubisubike ndajya kureba abagore banjye nawe uhamagara iki abagabo ugenda ubasengerere ko umugabo ararakara ariko umugore ati nturakazwe n'ibyo niwe uba wishe ibintu nuko wa mubyeyi we rero Domire ngo umujinya uramwegura ajya mu buriri umugore nawe arakaraba ajya kureba mugabo ubwo ngo babivugaga ari nka saa 7 zishyira saa 8 rero Domire yicuye nko mu masaa 10 n'igice arakaraba sinzi abagabo yari yahamagaye bahita bagenda yego ariko madamu ubwo yari yagiye nyine kureba abo bagore bane kumba akabari basohoreyemo rero Domire n'abo bagabo ngo Kayite se abasohokanyemo n'iki n'undi mugabo kwiki ariko uwo mugabo akaba bari basanzwe bamumukekaho reka kwinduru yabaye kwinduru yabaye ko bari baharwaniye umugabo turanyereka abo bagore ni gute muri aka kabari bavuze ko ari abandi bagore mwahuje akaba nta mugore n'umwe urimo cyangwa barimo bose bari kumwe n'ababo agiye kumukubita umugore ngo abarirutse araza arikingirana umugore nawe aza yiruka mu kuza yiruka ahageze asanga umugore yikingiranye umugabo ati umugore arikingiranye ngo bwari bwije ati nanyingurira inzu induru irabaye abandi baramwoshya ngo namena idirishya yinjiramo cyangwa acuruge yapfuye gukubitaho ibuye umugore ararikokereza ngo induru yayikuraga nka akayambutsa ibirometero nka 5 atarangije yari yabivuze no mu kabari n'iki byose rero Domire yaraharaye aho byageze yahise ngo ategajya uriya mugore nuzi ko bakomoka bose hafi ku ishyamba aho bakomoka rega buri ajya kuzana ababyeyi bose b'umugore aranarega ubu kuwa gatanu uko ababyeyi bose bari inyuma hariya urubanza narwo kuwa gatanu babahamagaje bagiye gusinyira iki bagiye kuburana divorce kandi ubwo nubundi bari basezeranye mu kwa 12 nta gusezerana mu kwa 12 ukadivorce mu kwa SAVA wise nuko nibyo bituri ariko n'abazimu ariko byatewe nako kayoga umugore yari yananyoye burya ari giye ufata akanya mukabangamo n'akayoga na kamera bajyaga kandi nkubwira ko bajyaga bamuvuga kuri uwo muntu nyine kwaje ariko wamubona gisarya mwaramutse gubika ngohe usiko ari we rwuburangeso none se uzakore mu ifu ry'ibikuru bafitanye abana babiri kandi uriya mugore aratwite ariko ni nyiranzikora ese hatungi Beatu icyo cyokezo wakimennyemo amazi abantu baragumye ndaje nari ndimo kureba ko ziri gutungana gira vuba bangu ndaje banguka sha ese igihe bamaza niko se papa SAVA ko agahinda se ugacwa agahinda se gusa ariko uribaza icyo kintu
babangukirize de gusa abana se babigende nawe wamugana umusemburo utagusaba yanze uti mwanshakaga ariko yewe ibyabo nakumira reka tuvuge ikitugenza twari tuje rero tukugana nta kibazo ugannye nk'umubyeyi nk'inshuti rwose mu by'ukuri ntabwo ndi bujye kure yego urabona uyu munyeshuri wanjye kandi wawe rwose ni ukuri turafatanya n'uwacu bageze mu bintu bikomeye bageze mu bintu bikomeye pe noneho byakubitiraho n'imyaka urumva ukuntu biba bimeze ntako rero utatugize ntacyo tugushinja pe nagize ntera ndabana reka tukugane ndanamuzana ngira ngo umfashe urabona n'icyo nari mvuzeho bwa mbere arashaje ariko kuba ashaje ntabwo twareka kumushyigikira mu ntambwe yateye urabizi warabimbwiye bwa mbere nabanje kwisasa ariko urabinyumvisha koko numva nibyo nagira ngo rero umumfashirize ujye umumfashiriza mu masomo urabona nk'uko babivuze bageze mu bihe bikomeye kandi bari kugenda bajya imbere umfashe mu mibare mu cyongereza hari n'ibindi bajya biga ngo ni social study ndimba sitade ibyo bya sitadi urumva umumfashirize ujye umumpera coaching pe nanjye mu bushobozi bwanjye bukeya ndabizi ko rwose igihe cy'umuntu kirahenda rwose mubyeyi rwose kirahenda abosi murakoze wamera ndimba ati mugize neza ndimba hajya ntuzikotsa nakojeje ya indi nziza nayikase ni framing hafi na tornados framing yose ubwo bwa mbere iri tornados hafi aho ngaho ni framing yo ku gice cya tornados ujya kwegera steak tornados wari wahambwiye aho ngaho bazana agaseriviyete n'umunyu n'urusi akesa yewe hatungize ko atajya ahinduka nk'uko nadasaza ariko kudahinduka bituma akora akazi neza agira na morale ariko buriya hatuye akoze ko buriya yize amashuri make cyane ariko igifaransa mukakijyana n'ibyo bavuga ngo tornados dose se si umugongo dose ni umugongo ngo na fire ngayo nguko ndavuga nti rero mubyeyi n'ubundi murakoze igihe cyanyu kiba gihenda nanjye rwose sinabakurira amaho mwakumfasha nashaka akantu nzajya mbabonera nyine ku kwezi cyangwa se ku gihembwe tukumvikana ariko rwose mwuka byamwe mukamumfashiriza tukareba kuri ya mwanya yabayeho noneho ubutaha nibura yakwigira imbere mbaye mbashimiye ubwo murambwira igitekerezo cyanyu ubwo ni ibya coaching ni coaching navugaga mukajya musubirishamo amasomo nkamutoza n'ibindi yego ese gufata mu mutwe wabonye wowe marigari karamel umusoso umvise umeze ute umva hato erega wowe wakuvuga ntiyakurangiza arabizi umva nta cyaha kikubaho kuri iyi ngingo ahubwo boss kumbona byarabizi twese muri hoteli yo mu majyaruguru atunge aragiye hako uyu mugabo yagushoboje foka ibutare muri papa sava nawe amagambo ye meza ntiyatuma atagutwara cyane rwose uti hari akantu uzajya ungenera bariya abantu ujya ubona nkucinga rero mbaca 30 ku kwezi papa sava rwose simbyanze pe kuko utanga ubumenyi n'ibyo wabafashije ntahari yageze ndagushimira ariko kuzaho nkura urabizi niteje imbere vuba natangiye kudoda amarido ntabwo abantu ndabamenyera cyane urumva wamfashije basi ukagabanyaho dukeya wera nkagwa nk'icumi oya 10 ubwo se ko ari abana nk'abandi umubyeyi wazumva ngo wowe muca 30 mfite n'undi nci 10 kandi urabizi amagambo aragenda niba tukamubwira agaceceka ntabwo abanyeshuri baraganira cyokora reka mbigirire yuko muri abantu tuziranye nta kongera kandi nta kugabanya aho ngiye kukubwira ni 20 ku kwezi noneho ariko urumva ko nta gifatika kirimo ukajya uyampera rimwe mu gihembwe ari 60. imbumbe koko wamfashije mubyeyi nkajya nyangwawe nyabonye nabwo ni byiza nkayaguhera rimwe ariko niyo najya ngo 20 ku kwezi hari ikibazo wita nyabona imbumbe rega urumva yo ngaho ni nka kwa kundi umufunda akora akahita yatahana ntabwo umenya ngo uyu munyeshuri nigishije yabye icyo nakuyemo cyamariye iki
nicyo mba nanga Mariko kumfasha papa nta kutagize pe ndagushimira nyabonye nyine nawe ntacyo ntwambwiye ko utangiye kudoda amarido wibona inyungu ya rimwe ya mbere y'ukwezi kumwe ngo uhite uyimpereze reba umukiriya uzakuraho 60 uvuga utoya naya papa sava y'iki gihembwa sibyo ubu urashegenze hirya still running nibiryo yarakubwiye ahubwo rero ubwo ngiye ni nubwo twemeranyije ko ari 20-60 ku kwezi uhita uvuga uterura icupa uhita uvuga none se papa sava nako Mariko ku myaka ko ari ngiye mukuru yakaba ari kumwe nzoga nawe tumubwire turashegera inzoga kuri umunyeshuri nawe tumureba nawe akoze ndije kuri umunyeshuri ugiye kujya ku ishuri twagiye wiwe yaragiye gushaka urusenda katu rwiworere nta ruhari cyangwa uzana ako kaboro karimo yarabonye sawa twagiye subira inyuma ho gatoya action nawe nyine icyo navugaga rero ubwo ngubwo uzagire utya uvuge uti nanjye muri iyo mikorere nk'uko ndimo gukora ndeba banabyubahiriza uramwe ngo njye nkotsa agasenda banabikoze buranda zirikana uragenda ukubaho rwose apeti kandi rwose gahunda z'abakira ndazubahiriza muri nawe jya ubigira kwa kundi twabyumvikanye sibyo cyane rwose nizere ko nanjye mba ngufata neza merci beaucoup yego doriye cyangwa padokwa niko basubiza padokwa iyo uvuze ngo merci beaucoup ushobora kuvuga ngo doriye cyangwa padokwa wasoma bose niyo mpamvu ukunda rero nuko muri umukozi wa jarize twe no kurya twenyine ariko natwe zakabiri wamugana hawumva mbe rwose kuko nuko nyine wanzuye ni uko tubyanzuye ubwo wowe ni 20 ku kwezi ariko ukajya yampera rimwe ay'amezi 3 ari 60 imbumbi si ibyo papa sava nkurikije ukuntu mbabaye nifuza ko rwose uyu munyeshuri wacu yakwigira imbere rwose nzabikora pe nzemera ni umva nzabigira intego cyambere ni intego zangenda mbika nzashaka akantu nyine nashyiramo kandi ndabashimiye pe kumanuza rwose rimba witangira kunkubita inkokora wishegera inzoga uzi ko uri umunyeshuri ugiye kwiga sava uyu si we muto mu myaka njye nkaba mukuru wese ko ari kunywa inzoga mbese ntugiye ku ishuri si ibyo mubwira ahubwo rya vuba inyama ugiye ku ishuri ushaka kugenda se wasinze oya rya vuba rero se ni bya bindi wambwiraga ariko nawe waciye hirya waciye hino uretse ko nategereje ibyo mwari mutangiye kumbwira ngo yagize 37 amezi 2 umunyeshuri sinkimubona amafaranga ndaheba wongeye njute ubwo ni bya waruciriye hirya papa sava nabivuyemo wabivuyemo nabivuyemo pe asanze ntacyo nduhira rwose nabivuyemo ndetse cyane sinzanabigarukamo ubivamo utyo ntacyo umbwiye se nakubwiraga iki ese kubivamo ni ngombwa nkumenyesha se neze ko waje nyine ukamenyesha kucyo ari gufata umwanzuro wo kubivamo ubwo ntumenyeshe ngo menye gahunda mfite n'izo panga ariko nawe urasetse nakumenyeshaga ikize ubwenge bwawe warabugumanye n'ubwawe uzabuha abandi banyeshuri umunyeshuri wanjye nanjye naramujyanye wagira ngo umenyeshe iki
Oya umenyesha iki? Umujyana utyo pe. No, so wageze. Ni umufuka w'ibishungo yakurura kujya kujugunya muri cya kimodoka kibitwara. Ese iyo umbwira uti kuri gahunda twari twagiranye bibaye ngombwa ko bihindutse, nabonye undi wenda uzajya umukocinga cyangwa uti wenda ibya coaching si ngombwa arihagije kuri 37 wenda urugo araruhagije, ariko ntutwara umunyeshuri gutyo gusa bucece. Hase urinda unzana ibintu bya bucece ko numva biki? Ngiye kunywa cya gikoma. Ako ndime ntago umaze kurya. Wisakuriza. Genda ukinywa ari kujye kwiga. None se papa SAVA ko numva bigize ibintu birebire. Ko ari byo nakubwiraga ngo nari kubanza kukubwira nkajya muri iyo mihango yose yo kubwira ngo nagize gutya. Ubundi hari kontara nayo mfitanye nawe. Ngo wenda ngarutse kuvana ya kontara reka tuyisinyure ibintu birahindutse ko ari byo nkubwira nti umunyeshuri wanjye naramugumanye. Ubwenge bwawe n'ubwawe nawe urabufite. Ntaho nandikiranye nawe ngo nje kukubwira ngo duce impapuro. Nahendaga kuza kukubwira ngo bigende bite. Amafaranga yarayanje. Jewe narayabuze cyane ko nabonye ko nta nicyo nduhira. Wowe naza kukubwira nkubwira iki? Ubyo nicyo kikuzanye ko kivuze ngo nta kontara twari. Gusa rero twari dufitanye ndakubeshyira. Ako kuki mwumva ibintu mwakuye ahandi ari byo bihita bisimbura ibyacu. Kuki mba numva mudashaka nibura kugira ubumuntu, mugire ubupfura, mugire ubwumvikane. Ese ubwumvikane twandikiranye se nkaba nabyirengagije. Nanjye nakubaza kubera icyo urwandiko ari rwo witsitsaho. Mbere bataratangira kwandika mu Rwanda ntago abantu bumvikanaga ibintu, aho imfura zisezerane akaba ariho zihurira. Imbere yatanze indikabo. Kuki si byacu twebwe twabica. Ariko reka nkubaze Marigare, reka nkubaze. Tuvugisha ukuri ngiye reka nkubaze. Ndemba winsakuriza. Igikoma nywa cyose. Winsakuriza genda ukinywe. Winsakuriza nawe. Baba bari kundiha ibintu ntazi kubera wowe ndaruhira ikisi 37. Ngo hanyuma ngo none ngo bigende bite. Ndashaka kukubaza. Ubu sibye n'ubu na kera ntago twasezeranaga ibintu. Abantu kera ni kera. Ubu ngubu se simbonye hano inzu yawe itangiye guhomoka. Ibyo se urashaka kumbwira ngo nuza n'umufundi cyangwa umuyede. Uzamubwira ngo zana urupapuro twandikiranywe kuzateraho ibiriyo bingaho kuzagira ute, hanyuma nurangiza nkwishyura. Azabiteraho guteze igihe nzagenda muzanira isima n'umucanga cyane bari uri bubizane abinyereke. Hanyuma ahome inzu yanjye mpareba ko yahomye, hanyuma nanjye mwishyura. Nese ari kindi nzaba nandikirana nawe ikisi. Nese ubwo hari icyo mwandikirane. Ako ni kamwe. Sinyuze mu gacyamo nkasanga wa muhungu hano uzarimo kubahingira. Bihuriye ariko ni uramwa mwandikiranye imibyizi se. Imibyizi gutesa agomba guhinga akambwira ati rwose dore nasoje nanjye nkamuha amafaranga. None se kuki utumva ko kontra verbal bwavuze yuko ari byo kwandika nayo ihabwa agaciro. Kontra verbal nyine ubwo se nuko ngenda nkareba. Verbal nyine nibyo ngiye nawe twavuganye. Ariko biranatandukanye. Wowe umva ko ibyawe nyine biza mu mafaranga kandi bikaza ibintu byo kwigisha. Ariko Marigare uzi yuko hari ibintu murimo gukora muzi ngo murahima umuntu. Reka ngo urundi rugero rwa gatatu. Amafaranga uvuze sibyo biremereye. Aremereye nyine. Nta bintu uzukunda gushegera buri gihe ukavuga ngo ntibabigwaye niba ari kujya kwiga ntibagira bate. Nkaza nkakemura ibibazo hano. Bira bintu bya capa. Suba bari uburenganzira reka tubivugane. Nk'ubuvuganye na Ndimbati akakubwira ati Marigare iri joro ni capa capurish. Urumva akaguha amafaranga yo guhaha inyama, ayo guhaha ibirayi mugakora ifiriti, nayo guhaha ubugari, ugateka ukimeza neza, ugakaraba, ugatsinsura ibitsinsu byose ugakuraho na bya bihuru n'icyo uruvuteye rwose ukahira ugashyira ku ruhande. Nijoro mukarya mwamara kurya mukarenzaho nako kunywa kuri ka gacuma k'ihenero. Warangiza ukabona mugiye kuryama kubisemo ikoboyi wenda n'ikote n'iki araryamye muryamye gutyo. Hanyuma se akaza gukemura icyo kibazo cya capa yambaye se wenda akaba yacisha nko mu kuguru akakubwira ati nyine nanjye nabivuyemo. Urwo rugero rwo rwihore nakindura intumbi ukiheba. Wakindura intumbi none umenya ko capa n'amafaranga byose biterera kimwe. Ubu se iyo unyemereye amafaranga 20 ku kwezi ntabwo ari 60 mu gihembwe. 60 ubwo nyapangiye nangaye. Iyo yanyambuye gutyo uzukuna amafaranga aterera. Ntabwo ari nka capa nkuko uyu muntu yakwima capa kandi wari washeze. Urwo rugero rwaruvuze rwegereje umutima numva birarenze. Capa akaryama yambaye.
yari yayinyemereye si ubwo naba ameze nte koko niba noneho bihuje n'amafaranga papa sava ngusabye imbabazi rwose waramemukiye kabisa ngusabye imbabazi Amafaranga rwose n'ibiryo bihiye. numvaga nta kintu bivuze kubera ko umunyeshuri ari uwanjye amafaranga akaba ari ayanjye nawe ubwenge bwawe akaba ari ubwawe nta naho twandikiranye numvaga nta n'impamvu yo kugira ngo nze reka nanjye kukumenyesha si umutwaye umutwe ni ukuvuga gusa ngo bimenyeshe niba nayo navuze ntaya ngaho wenda niyo nzajya nsoramo mbe mbizi yuko ntayahari nese urumva utaramemukiye capa papa sava narahemutse none ubwo